Imana yaturemye rero bavandimwe ku buryo buriya tuba dufite amarangamutima kuko dushobora kurakara. Uburakari bwacu rero hari igihe buba burangwa n'icyaha, hari n'igihe buba butarangwa n'icyaha, kubera ko turacyafite ya karemano ngo ni bayitwa turacyafite uruntu, turacyafite ya ngirwa kamere y'abantu. Ubwo rero ibyo ari byo byose twagombye kujya twibuka ko Imana ihari, Imana yacu idukundira hari kandi igitubabarira iyo twayishavuje niyo twagize ikibazo cyo kurakara, ubundi tukajya tujya ku mavi tukayisaba imbabazi ikatubabarira. Tugomba kurya rero duhora tuyisanga tukayisaba imbabazi ikadufasha mu bibi byose tuba twakoze, kuko iyo turakaye Imana nayo ntabwo ishaka ko turakara igihe kinini, kuko iyo turakaye igihe kinini Imana tugezeho tukayishavuza tugakora ibyaha. Niyo mpamvu idusaba kujya tujya ku mavi tukayisaba ubuntu bwayo ngo itubabarire, kuko ibyo tuba twakoze aba atari byiza kandi bituma umwuka wera ugenda. Ubwo rero ni byiza kandi kumenya ko Yesu Kristo ahari kugira ngo aduhe izo mbabazi kandi adukize n'iyo kamere ndetse karande. Hari abantu bagiri iyo faso iyo defo yo kujya barakara kubera biri mu muryango, abantu bakajya babyitwaza. Ibyo rero ntabwo ari byiza. None rero iyo bimeze bityo abantu bagombye kujya bibuka ko iyo umuntu arakaye akabibana mu mutima we aba ahaye intebe Satani ugasanga iraje imugize imbata ye, ugasanga rwose agiye mu byaha, abayeho mu byaha, abaye umuntu wifitiye cya kintu mu mutima we kiremereye, kandi Satani akamukoresha rwose akaba imbata ya Sekibi. Ibyo rero Imana irabidukiza, Imana iratubohora. Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo iyo tuyisomye tumva aho duhera twirukana umubi, kandi tukumva aho duhera dukomeza kubaho mu kwizera. Kandi Uwiteka ashimwe cyane kubona afite ubushobozi bwo kudukiza, akadukiza iyo ngo ya Sekibi, akaduha n'umwete wo gukomeza iyi inzira yaduhaye y'agakiza. Imana ishimwe kuko niyo miyambi ya Sekibi igenda ikika, igenda ivamo, igenda icika intege iyo Umwami yafashe icyicaro umutima wacu, iyo twahaye ubuzima bwacu Imana yacu akaba ari we mucunguzi wacu. Uwiteka araza akibanira natwe, nicyo cyose mbese nicyo buri wese yagombye kujya yishimira. None rero mwabavandimwe mwe turashima Imana kubwira ijambo, kuko ari umuntu wizera ari utizera, iri jambo ni irya buri wese. Iri jambo umutima Imana yamushyize ku mutima, umutwe wayo uravuga ngo uburakari bugaragara. N'uburakari umuntu ashobora kubona akavuga turiya muntu ararakaye, cyangwa se uburakari ushobora nawe kwidantifiya. Dusoma mu Efeso 4:26 kugera kuri 27. N'ubundi burakari ni tipe ebyiri z'uburakari. N'uburakari bw'imbere mu mutima ni bya bindi by'inzigo nyine dusoma muri Zaburi 32 umurongo wa 3 kugera kwa 5. Icyo nicyo cyigisho cya none. Mwami mwiza rero reka nongere nsabe Imana isumba byose, ngwino uvugire mu bana bawe, ngwino uvugire mu mugaragu wawe wariteguye, ngwino Mwami udukore ku mutima ko twese turi abantu twambaye intege nke za mwene muntu, kandi tuzi ko ibi ari ibintu tubamo mu munsi. Igihe cyose tukiri muri umubiri tugera igihe tukarakara tugashavuzwa n'ibyo duhura nabyo muri ubuzima. Ngaho Mwami mwiza rero akanya nkaka ngwino wivugire, Mwuka Wera turagukeneye, wirukane umubi na gahunda za Sekibi, ndetse n'abamarayika baza bakadupfuka amatwi cyangwa se bagatuma turangara. Turasabye Mwami mwiza ngo ubane natwe uko igihe kingana cyose, turabigusabye mu izina ry'Umwami wacu uhoraho Yesu, amen. Ubwo rero iyi nyigisho nayigabanyijemo kabiri. Harimo uburakari bugaragara dusanga mu Efeso nyine 4, hanyuma na bwa burakari bumwe umuntu avuga ko ari uburakari nako ibiremereza umutima. Icyo nicyo cya kabiri, ububabare bw'imbere mu mutima, bya bindi bitera inzika, ari muri Zaburi 32. Iki cya 3 kugera kuri 5. Reka rero ntangire kuri uburakari bugaragara imbere, nako uburakari bw'inyuma dusanga mu Efeso igice cya 4 kuva kuri 26 kugera kuri 27. Reka mbisome. Efeso 4:26-27 ari kuvuga ngo nimurakara ntimugakore icyaha izuba ntirikarenge mukirakaye, ngo kandi ntimuberekerere Satani. Ni ukuvuga ko
igihe cyose iyo urakaye ntugakore icyaha, ntukareke umujinya wawe ukomeza kukubamo kugeza izuba rirenga. Uwiteka tugirire neza. Ubundi ijambo ry'Imana ritubwira ko ushobora kurakara kandi ntucumure. Reka turebe rero ingero nk'eshatu dusanga mu gitabo mu ijambo ritagatifu muri Bibiliya yera zitubwira ko na kera bariya bose tujya dusoma muri Bibiliya hari abantu bajya barakaye, mbese dusangamo no muri Bibiliya bishobora kutubera intangarugero, akarorero. Ubwo buryo butatu, bwa mbere ni turabusanga mu itangiriro igice cya 4. Itangiriro igice cya 4 dusoma ukuntu Kayini yishe umuvandimwe we ari we Abeli. Kubera iki? Yamwishe kubera ko yamugiriye ishyari. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwerekana uburakari n'ingaruka mbi z'uburakari. Ubundi bwa kabiri, mu Kuva igice cya 2 umurongo wa 11 kugera kuri 12, naho hatubwira ko Mose yishe umunyegiputa kubera uburakari. Muzi ukuntu byamugendekeye nyuma y'uko yishe uyu muntu. Ingero ya gatatu, naho Ivanjiri ya Yohani igice cya 2 umurongo wa 13 kugera kuri 13 kugera kuri 16, naho hatubwira ukuntu Yesu yerekanye uburakari bw'umukiranutsi igihe yasukuraga urusengero. Ubwo birumvikana ko hari uburakari bw'ibyaha, ni buriya bubiri twabonye, n'uburakari bw'umukiranutsi, n'uburakari umuntu arakara ntabe yacumura, n'uburakari Yesu yarakaye tumaze gusoma. Mbese umuntu nabona akanya azasome mu Ivanjiri ya Yohani igice cya 2 umurongo wa 13 kugera kuri 16. Ibyanditswe byera rero bivuga uburyo uburakari butera gucumura, burangwa n'imyitwarire iteje akaga kandi isenya, kuko ifitanye isano na kamere muntu, kandi kamere yacu murabizi ni kamere y'icyaha. Uburakari bwose butagenzurwa bushobora gutuma umuntu arakara, bushobora gutuma umuntu aba imbata ya sekibi, kandi ko sekibi iyo akwifatiye nyine ubwo urabyumva akugira igikoresho cye. Ijambo ritagatifu Bibiliya ntitubwira ko tudakwiye kurakara kuko turi abantu, ariko idusaba ko ari ngombwa kujya ducunga uburakari bwacu neza, tukajya twiyegzamina, kugira ngo kugira uburakari si icyaha karemano, ariko akenshi usanga butera icyaha iyo umuntu atabugenzuye. Impamvu tugomba tugusaba Imana ngo iduhe ya nema yo kurondora n'inema yo kwihangana. Hari inema nyinshi umuntu agomba gusaba kugira ngo agerageze gusuriviva natire cyangwa kamere ya mwene muntu itera umuntu kuba yakora ibyaha. Uburakari ntabwo ari bwiza kuko bushobora kubabaza abantu, kandi bushobora no gusenya imibanire y'umuntu n'abandi. Iyo umuntu yibitsemo uburakari cyangwa umujinya, bituma aba umurakare kandi bikamunga mu mutima we, bigatuma agira umutima w'inzika. Pawulo rero atubwira ko tugomba kujya tumenya uko twifata mu burakari bwacu, tukamenya niba bwubaka imibanire yacu hamwe n'abandi bantu tubane nabo, cyangwa niba bibasenya. None rero niba twiyemeje kubaho turi abarakare, tuzaba twiyemeje kuba turi imbata za sekibi. Tuba twahaye Satani icyuho maze akadukoresha, kandi nibyo ajya yikorera. Natanga urugero, kera nkiri mutoya, nari ntaragira 30, hari ahantu twabaga, umumama twabanaga yakundaga kuvuga byinshi, yaradondogoraga, kandi ugasanga umuntu aramutera umutima mubi. Yari umuturanyi, ariko nkumva icyo gihe nari nkifitiye kamere yanjye, nari ntarakira Yesu Kristo, nyine ubwo urabyumva, nkumva rwose mu mutwe harajaguye, nkumva twafatana. Ariko Imana ishimwe ntago nageze aho ngaho, aho twari turi ntago byari kuba inkuru nziza. Imana ishimwe narabyibutse ejo bundi ndi gutegura iyi nyigisho, nuko nibuka ko burya Imana ikura umuntu kure. None se bene data, ndabona mobile ari 5 hano, muri twe haba hari umuntu ufite uburakari muri we. Haba hari umuntu wumva mu mutima we hari ikintu rwose kitutumbyemo,
ku buryo avuga ati hariya ntabwo nakwihangana. None rero bene data, nyamuneka gerageza ugire ukuntu bigenza, ubwo burakari ubwikuremo, ubwo burakari usabe inema z'Imana, maze urebe ukuntu byakuvamo, cyangwa ukuntu wasaba imbabazi uwo muntu, kugira ngo imiryango Imana igufungurira, kugira amasengesho usenga, kugira ngo ndetse na sekibi ntakomeze kukugota, kuko uburakari ntabwo ari bwiza. Ntabwo ari bwiza kuko bitera ibibazo byinshi. Rwose ntureke ko umunsi ushyira mbere y'uko wakemura icyo kibazo n'uwo ari we wese waba warakiguteye, ngo bimunga umutima. Zaburi 37 umurongo wa 8 uravuga ngo, reka umujinya va mu burakari, ntuhagarike umutima, kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa. Imana itugirire neza. Uyu murongo uravuga ku bigendana n'imiterere y'umujinya ndetse n'uburakari bugaragara, burangwa no gukora ibidashimisha Uwiteka, kuko biba bitera amakimbirane. Hanyuma ijambo ritagatifu naryo riratubwira riravuga ku bigendana n'uburakari nk'ubwo kuko butera ingaruka mbi mu buryo bwo mu mwuka no mu mibanire y'umuntu na bagenzi be, maze bikamutandukanya n'abari kumwe nabo, cyangwa se n'inshuti n'abavandimwe cyangwa babakorana, kandi bikabangamira n'ababibona n'ubuhamya bwe, cyane cyane iyo ari umuntu w'umukristo ushaka kuba yakwerekana urukundo rw'Imana, cyangwa se yakwerekana ukwizera kwe aho ariho hose. None rero reka turebe ingaruka 3 z'uburakari burangwa n'ibyaha. Zirahari. Iya mbere, hari ingaruka zo mu mwuka ziterwa n'uburakari bwuzuye ibyaha, nuko bubabaza umwuka wera, kandi bigatuma umurimo w'Imana udakorwa neza uko bigomba. Ni ukuvuga ko hakorwa imirimo irangwamo na kamere, aho kugira ngo iyo mirimo irangwe n'imbuto z'umwuka wera. Ibyo bigashobora gutuma umwuka wera wigendera, kuko icyaha kiba kibangamira ubusabane bwe n'Imana. Umujinya wuzuye ibyaha uha Satani icyuho, ngo twabisoma mu Baefeso 4, ndumva twabisomye 4:26 kugera kuri 27, kuko hatubwira ko uburakari buhoraho butuma dayimoni abona uko yigarurira umuntu, cyangwa akaboneraho uburyo bwo kwangiza ubuzima bw'uwo muntu, cyane cyane iyo ari umukozi w'Imana. Umujinya uhoraho ntabwo ari mwiza, kuko ubangamira isengesho, kubera ko uba utababarira abandi. Ibyo bikaba bishobora kubuza amasengesho kugera ku Mana, kuko umuntu agasenga isengesho rigatutumba hejuru, ryagera ahantu rigera rigahura na brick wall. Kubera iki? Ni kubera kutababarira, kubera umutima, iyo nzigo mu mutima, kubera mbese ku mwuka wera ntabwo uri gusabana muri wowe. Icya kabiri, ingaruka z'umujinya urangwa n'ibyaha mu mibanire n'abantu, nuko isenya iyo mibanire n'abantu. Uburakari, ubugome n'amagambo mabi byangiza umubano w'umuntu hamwe na bagenzi be, kandi hamwe n'umwuka wera cyane cyane uba uri mu muntu. Ingaruka ya gatatu ni ingaruka z'ubuzima burangwa n'umujinya utagira iherezo, nuko umuntu abura amahirwe n'imigisha ye. Dufite hano urugero dusanga muri Bibiliya, urugero rw'umugabo witwa Mose. Igihe cyo kurakara kwe, Imana yaramubwiye, hari ibyo yamubwiye gukora, maze aragenda akubita ibuye aho kurivugisha, kandi niko Imana yari yamusabye, ararikubita. Ibyo rero byatumye adashobora kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Urumva ingaruka byateye. Turangije zirangera 3, reka tujye ku gice cya kabiri cy'inyigisho. Uburakari bwo mu mutima dusanga nako ububabare bwo mu mutima dusanga muri Zaburi 32, igice cya 3 kugera igice cya 32 umurongo wa 3 kugera kuri 5. Hariya twarebye uburakari ukuntu butera ibyaha,
ubu ngubu tugiye kureba ukuntu ububabare buterwa n'ubwo burakari dusanga muri Zaburi 32 umurongo wa 3 kugera kuri 5. Reka nsome. Ngicecetse amagufwa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye umunsi ukira, kuko ukuboko kwawe ku manywa na nijoro kwandemereraga. Ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa yo muki. Ibyaha byanjye sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe ankuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Ububabare bwo mu mutima rero dusoma muri aya magambo buvuga ku kuntu cyangwa ku ntimba zo mu mutima, ibibazo byo mu mutima, ibibazo byo mu mutwe ndetse n'ibyo muri roho, nko kugira agahinda, guhangayika cyangwa se kugira umutima ushenjaguwe n'ibigeragezo by'ubu buzima. Kandi twese tujya tubigira, nta muntu ushobora kuvuga ngo ntabyo ajya agira. Agahinda ko mu mutima kagira ingaruka zikomeye iyo umuntu atizera Imana ngo ibimufashemo. Ako gahinda gatuma umuntu yangirika mu buryo bw'umwuka, kuko ntaba ashyikirana n'Umwuka Wera. Umwuka Wera ntabwo awumva. Umwuka Wera uravuga, ijwi ry'Umwuka Wera rigasumbwa n'ijwi rya kamere, ijwi ry'umuntu riba rimubwira gukora ibindi. Umwuka Wera ugasanga urapfukiranwa. Intimba yo mu mutima ituma umuntu atabana neza n'abandi kubera amarangamutima ye atayobowe n'Umwuka Wera. Imana itugirire neza. Ariko akenshi usanga Uwiteka asanga umuntu mu bihe nk'ibi, maze bikaba imbarutso y'impinduka zikomeye mu buzima bwe. Abenshi muri twe Imana yagiye itugenza gutyo, yagiye itugarura kubera ibintu nk'ibyo tuba twahuye nabyo. Ugasanga Imana n'ubugira neza bwe n'ubuntu bwe aratugariye mu nzira nziza, kandi rwose Imana irabikorana n'ubu iracyabikora. Iyo umukiranutsi akomeje kwisunga Uwiteka, agasoma ibyanditswe byera, Umwuka Wera umutera inkunga zo kuzana ububabare bwe bwose ku Mana, kuko ariyo isezeranya ihumure no gukira ku mutima k'umuntu wese ufite imvune mu mutima. Umuntu wese ufite icyo kintu cy'inzika, icyo kintu kiremereye, erega bimeze nka kanseri mu mutima w'umuntu, nta kiba kigenda. Hano rero reka turebe ibintu Bibiliya iduhamo ingero zitanga ibintu bigendana n'intimba zo mu mutima. Ingero tugiye kureba rero, iya mbere turayisanga muri Zaburi 143 umurongo, Zaburi 143 umurongo wa 3. Hano iri kuvuga ngo, reka nyisome Zaburi 143 umurongo wa 3. Iri kuvuga ngo, kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye, abutsinda hasi, yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera. Aha rwose umwanditsi wa Zaburi avuga ukuntu umuntu ashenjagurwa mu buryo bw'umwuka. Uyu muntu wo muri Zaburi asobanura ko kuba mu mwijima bituma umuntu acika intege. Ntabwo ari ibintu byiza byo kuba mu mwijima, maze umutima we ugahora ufite agahinda, uboroga, ndetse nta no kureba gutekereza iby'Imana ngo imugarure by'urumuri dusanga mu ijambo, cyangwa yibuke urukundo Yesu yadukunze n'ukuntu yapfiye ku musaraba ngo amusange amutakambire. Yesaya naho muri Yesaya 53 umurongo wa 3 naho aravuga ku bigendana n'agahinda. Uyu murongo usobanura ko Yesu yafatwaga nk'umuntu w'umubabaro kandi afite agahinda, kuko yikoreye uburemere bw'ibyaha by'abantu. Ntabwo nasomye Yesaya 53 umurongo wa 3, ariko ni uku biri kuvuga. Biri kuvuga ku bigendana urasobanura ko Yesu yafatwaga
nk'umuntu w'umubabaro kandi ufite agahinda, kuko yikoreye ububabare bw'ibyaha by'abantu. Murumva ikintu Yesu yaziye kuri iyi si nacyo kirimo, yaje kwikorera ku ibyaha by'abantu, yaje kutubohora, yaje kutubera inzira, ukuri n'ubugingo. Indi ingero turayisanga mu gitabo nkunda cyane, muri iyi mirongo dusanga muri Matayo igice cya 11 umurongo 28 kugera kuri 30, havuga ngo, haravuga ku mihangayiko n'umunaniro abantu bahura nabyo. Ahangaha Yesu atumira abarushye n'abaremerewe kubona uburuhukiro muri we. Ndumva uyu murongo nta muntu utawuzi, simbizi, ariko uyu murongo ufasha benshi, kuko twese niho tubona uburuhukiro, cyane cyane iyo byaturemereye, kandi bijya bituremerera, bijya bitunanira, bijya bidushobera, ugasanga koko muri Yesu niho dusanga uburuhukiro. Ikindi, reka turebe ukuntu kwinubira ibyo duhura nabyo bijya bifasha umuntu guhangana n'intimba yo mu mutima. Burya iyo dutakambira Imana ibitunaniza byose muri ubu buzima, nk'uburakari, ubwoba se, ndetse n'agahinda, ibi ngibi nabyo bitubera bwa buryo bwiza bwo gusenga dusanga muri Zaburi, Zaburi z'amaganya. Ndumva twarigeze kuzisoma, kandi Uwiteka arabyumva agatabara, cyane cyane iyo dukoresha ijambo ry'Imana tuboroga, Imana rwose irabyumva ikadufasha, ikaduha imbaraga. Ikindi nacyo turagisanga mu Bakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 16, naho havuga ngo, nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Aha biragaragara ko Bibiliya irimo kuvuga ku bubabare bwo mu mutima, ariko kwiringira Imana biradufasha, cyane cyane iyo umuntu abona nta kundi yabigenza, ubuhungiro akabushakira mu Imana yacu idukunda. Undi murongo wa nyuma muri iki gice uravuga ngo, ni muri Zaburi 34:18, uvuga ngo, ahangaha Dawidi aratubwira ngo yashakaga kuvuga ku bigendana n'umutima wacitse intege, agira ati, abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ibi byose biratwibutsa ko Imana nta bundi buhungiro, nta yandi miringiro, ni Imana yacu idukunda. Kera nkiri mutoya, nakuriye kwa mama, ku mudamu wa kabiri wa papa. Ubwo ni urugero ntanga. Aho ngaho ntabwo iyo uvuye ku wundi mugore nyine akenshi usanga ntabwo uba ukunzwe, ariko icyo nibuka nuko umubyeyi w'umugabo papa wanjye yarankundaga, ariko hari ikibazo, uwo mama wundi ntabwo yankundaga. Urumva yari afite iyo ntimba nyine, yari afite ikibazo, ariko nanjye birambangamira, kuko iyo bigenze bityo nawe, cyane cyane uri umwana uri gukura gutyo, umva bikuremereye, ukabikurana, ugasanga nabyo bikubereye mbese byitambitse mu buzima bwawe, ugasanga no kugira ngo ukore akazi ka gikristo bikubera ikibazo, kubera ko ufite iyo ntimba, uvuga uti byangendekeye kubera iki byabaye kuriya, ese hari icyo nakoze, ugasanga ndetse ufite na kiriya kintu cy'urwango. Ariko Imana ishimwe ko umaze kwakira agakiza, Umwuka Wera ugenda ukwibutsa byose, ukagenda ubyicuza. Amarerezuma ye ntabwo akiriho, ariko Imana ishimwe kuko Imana yabinkuye ku mutima, ko kandi Imana igenda ica inzira mu buzima bwacu, tukagenda tugerageza gusuriviva, kandi ikabidufashamo mu ngero zose duhura nazo. Ijambo ry'Imana rero risaba umukiranutsi wese kutibikamo inzika n'uburakari, kuko atari byiza. Ni no kwibekamo indwara, ya ndwara dukunda kuvuga yitwa kanseri. Kubyirengagiza nabyo biramununga, bikamera nka kanseri nyine, bigatuma umuntu agira uburiganya muri we, kugira ngo kubikavaringa, kugira ngo arebe ko yasuriva yabaho umunsi ku wundi. Igitabo Pawulo yanditse mu Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 1 kugera kwa 2, asa natwibutsa ko ububabare bw'imbere bushobora gutuma abantu bata ukwizera, bagakurikiza inyigisho z'uburiganya, ni bya bindi tugezeho muri iyi minsi, zidahuye n'iby'umusaraba n'ijambo Imana yaduhaye kujya twiga,
y'agakiza n'inzira y'umusaraba. Imana itubabarire ibi bintu by'uburiganya ntibikatubeho mu izina rya Yesu. Inzika mu mutima itera kwigunga no kugira ibyiyumviro bitari byiza, bituma umuntu agira umutima mubi, ntasabane na bagenzi be, akigunga ndetse akanga no gusangira ibyishimo n'abandi. Ahangaha urabyumva nyine ikintu kitari kiza kubera ubwo burakari no kwigunga no kugira inzika mu mutima. Ikindi kandi ibyanditse byera bidushishikariza gutura ububabare bwacu Uwiteka Imana yacu, kwitakambira dufite ukwizera, kuko iyo tuyitakambiye dufite ukwizera bitanga umusaruro mwiza kandi ukwiye, kuko Imana niyo ifite gahunda z'ubuzima bwacu. None rero niyo mpamvu dukeneye kugirana ubucuti bukomeye n'Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Nk'uko umuntu akunda kugira intege nke, bituma yishingikiriza Uwiteka Imana ye, Imana yacu yaturemye, aho kwishingikiriza ku myumvire y'ubushobozi bwe bukeya. Ibyo rero bikaba bimwegereza Imana, nk'uko tubisanga mu gitabo cya 2 cy'Abakorinto igice cya 1 umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 10. Ntago mbisoma. Tugomba rero kugira kwezwa no gukura mu mwuka, kugira ngo gushobora iyi nzira, gushobora gusuriviva, kubaho ubuzima butatuma umuntu agira inzika, kuko Uwiteka Imana ikoresha ububabare nk'igikoresho cy'umubyeyi. Imana ni umubyeyi wacu, umubyeyi wuzuye urukundo, kuko akoresha ikintu cyitwa ububabare, akoresha nyine ikintu cyitwa test, cyangwa se ibibazo umuntu ahura nabyo, akagenda Imana ireba ukuntu ibinyuramo, ahana umuntu uko abishaka kandi akurikije ikibazo yahuye nacyo. Ahangaha turebye mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 11 kugera kuri 12, handitse ko nta gihano kinezeza ukigihanwa, ahubwo kimutera umubabaro. Ariko rero hanyuma cyera imbuto zo gukiranuka zihesha amahoro abamenyerejwe nacyo. Nuriya murongo dusoma mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 11. Urumva rero guhanwa nabyo ni byiza, ariko gihesha ikuzo Imana, kuko umuntu aba agomba kukivamo afite imbuto nziza kugira ngo Imana imwishimire. None rero umukiranutsi wese yifuza kuzagira ubuzima buzira iherezo. Ni ukuvuga ko gushengurwa n'iby'ubu buzima byibutsa buri wese, cyane cyane abizera Imana, ko iyi si yangiritse, ko atari iwabo, hano ntabwo ari iwacu, ahubwo umuntu agomba gushishikarizwa no guharanira gucungurwa kwa nyuma kw'ibintu byose. Dusomye mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 23, Pawulo asobanura ibigendana no kunihira cyangwa kunihira mu mutima. Ahangaha reka nsome uyu murongo wa 23, haravuga ngo ariko sibyo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu, dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Imana itugirire neza. Uku ni kwa kuniha kw'imbere abakristu bahura nabwo mu gihe bategereje gucungurwa kwa nyuma. Ndumva natwe tujya tuyigira tuvuga tuti Nyagasani Yesu uzagaruka ryari, ku gihe kirenze, igihe gitinze, ariko igihe cye kirahari kandi ni vuba ahangaha. None se umukristo nkawe nanjye twakora iki kugira ngo dukire ububabare bwo mu mutima, dukire iki kintu, iyi nguma y'inzika cyangwa se iki kintu cyo kurakara? Niki twakora kugira ngo Imana yo kutubonaho umugayo? Bibiliya rero idushishikariza kuzanira Imana ububabare bwacu bwose, aho kubupfukirana, kwihana no kubabarirana, kumenya impamvu z'ubwo bubabare, ubundi hakabaho kubabarirana, ubundi umwuka wera ukongera ugasabana muri twebwe. Umukiranutsi agomba guhora ahanze amaso Yesu Kristo, ni ukumenya
guhindura intego, akava mu kwisunga ibyo abona cyangwa ibyo ahura nabyo mu buzima, akaba ari byo bimutera kubabara, akajya yabeshwaho no kwizera Imana no mu bitagaragara. Imana itugirire neza. Ayo masezerano y'Imana tuyasanga mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 1 kugera kwa 2. Twizere mbese tusome ijambo ry'Imana ryo ridutunga muri ubu buzima, kubera ko ubutumwa bwacu bw'uyu munsi bwavugaga ku burakari bugaragara n'uburakari bwo mu mutima, ariyo nzika cyangwa umujinya wo mu mutima. Twavuga ko ari iki twakuyemo cyadufasha muri ubu buzima bwa none. Ni iki ngewe nawe dukura muri iri somo mu buzima bwa none? Hano reka dusome ijambo ry'Imana, burya niryo ridufasha n'Umwuka Wera akatuyobora. Reka nsome nkoresheje ibyanditse byera dusanga mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19-20, ariyo nama cyangwa se imbaraga dutahana. Ngo nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga, kandi atinde kurakara, kuko uburakari bw'abantu budasohoza ibyo gukiranuka kw'Imana. Birumvikana ko ari ngombwa ko uburakari bugomba gukemurwa vuba na vuba kandi ku gihe, mbere y'uko izuba rirenga. Ubwo burakari kandi bugomba gusimburwa n'imbabazi z'Imana, imbabazi, ubugwaneza ndetse n'impuhwe. Irindi jambo dutahana umurongo umwe dusanga mu Bakolosayi mu gice cya 3 umurongo wa 8 kiravuga ngo ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Imana itugirire neza. Twagombye kumva ko igihe cyose umuntu yumva afite ububabare mu mutima we, yagombye kubwegurira Imana. Imana iyo ibikoresha nk'igikoresho cyo guhindura abayo mu byo twibwire, mu buryo bwimbitse mu mwuka, ndetse no guhumuriza byuzuye. Imana yacu hari ukuntu ibigenza. Bityo rero nawe ndakwinginze ngo ubihe Imana. Giture uwo muzigo ukuremereye, uwo musozi, icyo kintu gitumye umutima ubyimba, gifate ugihereze Uwiteka, arakomora kandi aguhe n'imbaraga n'inema zo gusuriviva, ko nta numwe muri twe wavuga ko atigeze ahura n'ikibazo nk'icyo. None bantu b'Imana, igihe cyose umuntu yumva umutima we ubabaye cyangwa uremereye, ajye yibuka gufata umwanya wo kumarana n'Uwiteka kandi asabe Umwuka Wera kumufasha gutuza imbere y'Uwiteka. Reka rero nsenge ritoya, hanyuma Imana idufashe turatunota wenda abantu bagira icyo bavuga. Mana isumba byose, turashimye kubwira ijambo, turashimye Mana isumba byose ko ibyo uvuga byose ni byiza kandi biza bidufasha. Turashimye ko twumvisha ukuntu uburakari atari bwiza, ko umuntu agomba kubwira hakiri kare, ko kandi Mwami n'ikintu kidututumba mu mutima, cyane cyane inzika, kitagombye kuhaguma. Mana isumba byose rwose udufashe iri jambo dutahe twumva hari icyo twafashijwe, kandi tugishyire mu mukoro, maze nawe wiheje icyubahiro. Tubisabye twizeye mu izina ry'Uhoraho Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, amen. Ndarangije. Nubwo mwese muri myuzi usibye Richard, sinzi niba ufite icyo avuga. Dufite iminota mike, karibu. Icyo twavuga ni ugusaba Imana ikadutsindishiriza, kuko kamere ikatubashirishiriza gutsinda kamere. Kuko na Yesu umwana w'Imana yasanze bacururiza mu rusengero, ararakara, arabirukana, ibifeza amena hasi, arabakubita, arabasohora. Yego bwari uburakari bwiza, kuko yacyahaga abakorera ibibi mu nzu y'Uwiteka, ariko bije muri context y'uburakari, nabwo bwari uburakari. Impamvu rero turakara ni uko tuzi ikibi n'ikiza. Ntabwo umuntu yagukorera ikintu kibi ngo
tumi ngo ndi umukristo ntibyandakaza narakara ariko ntabwo umutima wanjye wamwifuriza yuko hari icyaba cyangwa hari ikibi cyagira gute kuko nanone kurakara ukagera n'umutima w'inzika uba wumva yuko uwo muntu hari icyo yaba ndetse adakwiriye no kuba ku isi ariko iyo mugeze mwikiranuye uburakari burashira nk'abantu rero hariho umuntu ukurakarira for no reason at all ugahura n'umuntu ukabona yabyimbye yarakaye ugashaka icyamurakaje ukakibura umuntu mu burakari rero na satani aporofitiraho kuko mu migani iyo ari imigani 15 umurongo wawe iyo 25 umurongo haravuga ngo izuba nurakara izuba ntirikarenge ukirakaye kandi mu burakari iyo urakaye iminsi 2 iminsi 3 uhomba byinshi ariko uburakari burashira ubuzima bugakomeza niyo mpamvu bavuga ko uburakari ni nk'ikimungu nk'umuntu rero ushobora kugira uburakari icyumweru kigashira ubwo se mu mutima we ntaba ari kumungwa ubwo burakari buba ari bubi niyo mpamvu twasaba imana ikaduha kwicuza tukabasha gukurikiza ibyo ushaka tugabasha gukurikiza ayo masomo atugira inama umaze gusoma njye niko numvaga ntekereza amen hari undi nawe ushaka kugira icyo avuga mbere ko dusenga turangiza reka mvugeho gitoya profite Bibiliya iratangaje kuko uri busoma wasomye imirongo myinshi rwose umwe mu mirongo mwarangirijeho n'uri uvuga ngo ujye wihutira kumva ariko utinde kuvuga biratangaje rero kuba umuntu ashobora kumara imyaka 10 20 30 hari abagize 80 bagisoma Bibiliya ariko biragoye ngo wumve wayirambiwe donc nta nguni nimwe y'ubuzima bidakoraho ariko kandi nanone biragaragara yuko usanga ibyo twe twibwira ibyo umuntu abyukira atekereza arayibwira yirukankiramo ni kenshi umuntu yisanga umutima ukomeza kumukurura umuganisha ku byo isi irarikira kenshi umuntu akibagirwa yuko umunsi wari wo wose ushobora kuba ari wo wanyuma bivuze ngo icyo nshaka kuvuga amagambo nayo yatwibutsa yuko ikibanza ari umwuka w'umuntu cyangwa se ibyiringiro by'umuntu cyangwa se umutima w'umuntu ngo birarindwe bitazagaragara umugayo kuri wa munsi wa nyuma twe rero akenshi uwo mwanya mbona umuntu yibagirwa none ndabyibutsa ariko nyuma y'amasaha 2 ejo mu gitondo biragora Imana rero ishimwe kubw'ayo magambo ibwira yuko ari amagambo meza yo kwibutsa amen ndabona ari twe babiri bari unmuted sinzi niba hari undi twaba dupfukiranye otherwise twakoresha utunota dusigaye kwisengesha hari undi ushaka kugira icyo avuga Allo karibu njyewe ntekereza ko afite muri ubu buzima ikiremwa muntu kiriho ku buryo afite na kamere ari ibintu Imana dusabe Imana ngo iduhe wisdom ubwenge buturutse kuri yo kugira ngo dushobore kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kitari cyo kuvuga kubera ko umwana w'umuntu hari igihe umuha agatoki agatwara intoki 5 cyangwa se wamuha emetre agafata ibirometero
ubwo rero hari ngewe ntekereza yuko anga ngewe mbona ko uburakari bushobora guhindukamo ubugome iyo urakariye umuntu cyangwa kurakariye hashobora kujyamo ubugome cyangwa hakazamo danger anga danger donc ni ukuvuga ngo yes ushobora kuba firm ntubu umugome ariko nanone ugafata precaution kubera ko the bible say ijambo ry'Imana riravuga ngo don't argue with a fool donc umuntu umupfapfa ushobora gukosora umupfapfa ukiroturuva hajemo ibibazo ubwo rero ibyo ndatekereza yuko tugomba guhora turi ruhande rw'Imana turi imbere y'Imana buri gihe kugira ngo iduhe amahoro ku mutima niba hari n'uwo twababaje ari amagambo twavuze cyangwa ari uburyo twitwaye iduhe guca bugufi ngo tusabe imbabazi there is nothing wrong yo kubwira umuntu I am sorry niba nakubabaje I am sorry kandi nawe niba uzi yuko umuntu yamukubabaje mubwira uti what you said icyo wambwiye ntabwo cyanshimishije aho kugira ngo ndakarire ntazi naho byaturutse yenda hari ninjya kumva numve umuntu ngo wabwiye kanaka communication niyo ngenzi noneho abantu ntabwo tuba mu isi y'abamarayika tuba mu isi icumura ariko tuganire ntekereza yuko ikintu cy'ingenzi kindi gikomeye nta muntu n'umwe uzatanga garanti yuko atazarakara aho ngaho menya byaba bikomeye kuko uburakari bubaho ni imwe muri za emotion cyangwa se amarangamutima bita negative tugira twese ahubwo ikintu cy'ingenzi ntekereza yuko dukwiye kugerageza kudevelopa cyangwa se gukuza mu mibereho yacu ni management of anger ukuntu twayigera mu buryo bwa gikristo kugira ngo itatugiraho impact mbi cyangwa itatugiraho ingaruka mbi mu buzima bwacu kandi ibyo bintu birashoboka ukuntu umuntu ashobora kwiga ukuntu amanaginga anger ni ikintu nagira ngo nongereho murakoze hari undi ushaka kugira icyo avuga mbere ko dusenga okay Papa Tracy wasenga udusabira umugisha ngo dutahe please Nyagasani Mana yacu turakunezere muri mugoroba mwiza umugoroba w'umugisha kuko turi bazima umugoroba w'ibyiringiro kuko ijambo rya ritubwira ngo cyatumye ngusiga ikirete no kugira ngo utunganye ibidatunganye hari icyizere rero utubonamo kuba tukiri bazima duhumeka dutekereza bigakunda kandi hari icyo udusigarije urakoze rero kubwo kuturinda muri iki cyumweru turiho tugenda dusoza urakoze kubwo kuduha ibyiza kuduteganyiriza ibyiza mu minsi iri imbere kandi urakoze kubw'ijambo ryawe riduhugura kuko niryo ndorerwamo yacu ituma dukomeza kumenya aho tugeze cyangwa se kumenya aho tugomba gukandagira imbere urakoze rero ugiye kuba natwe tugiye gutandukana uduhe kugira indoto nziza bagiye kuryama uduhe kumenya gupulaninga iby'imbere neza dupulaninge mu ijambo ryawe ngo ugenda ku manywa ntayoba kandi ijambo ryawe nirwo rumuri rutumurikira urakoze rero urebe imiryango yacu turayibuka iteka abadukomoka cyangwa se abadukomokaho barumuna bacu ukomeze kubibutsa yuko ijambo rya kukumenya ari bwo bwenge kandi kuva mu byari bwo kujijuka kandi natwe nitubabona bakuramya baguhimbaza niko gukomeza kugira icyizere cy'uko isi iri imbere ari nziza kuri twebwe cyangwa kuri bane n'abacu n'ibyabo mu izina rya dusenze dushimira koze Mana amen